mukimukira muri iyo karitsiye bikanga neza ntimuzigera muyiteza ikindi. Uburwayi ni mubwihorere, mugende mubateze gukena. Wayimukiramo wacuruzaga bikagenda, guhera uwo munsi ukihagera ugasanga ni umwuka uhadiporoyinze, ni uwo guteza abana kwigira ibirara. Urujijo ni iki? Urujijo ye rwakugezeho, Imana ishobora kuguha 300,000 umuntu yaguhaye igira ngo utangire akantu gatoya, ugafatwa n'uyu mwuka akagushirira mu ntoki. Uyu mwuka uturekure mu izina rya Yesu. Donc igishoro kikagushirira mu ntoki yewe utanaguzemo Yesu we. Donc urakira kugira ngo winjire mu cy'Imana yavuze, hanyuma hakaza uyu mwuka w'uyu muhungu wa Anaki witwa Sheshayi akagushira muri confusion, mu gihirahiro, ugashiduka icyo wakiriye gishiriye mu ntoki zawe. Ubukererwe, Satani ateza ubukererwe. Imana ikavuga gushaka, ugakererwa. Agashaka uburyo gukerereza, spirit of delay. Ugashaka ukererewe, ukabyara ukererewe, ibyo kurya bikaboneka bikererewe, mitiwere n'ubukererwe, ibintu byose ugasanga harimo imyuka itatu ikomeye. Niyo tugiye kuganiraho, dushaka ko dufata umwanya wo gusenga cyane, ituma abantu bahera ku musozi bakabyitiranya n'ubushake bw'Imana. Se umwami wacu abaho umugisha, ineza y'Uwiteka ibe kuri mwe. Imana isohoza umugambi wanyu wose, imbaraga ziwe zigaragarire kuri mwe. Uyu munsi mwakira imbaraga ze mu izina rya Yesu. Kuboko kwiza k'Uwiteka kukurambukire, ihindura ibirenze ibyo utekereza, kandi ushimwe ishimwe riruta iryo washimye ejo. Birabaye mu izina rya Yesu. Amen. Ubundi gusenga si imbaraga mu maso y'abatizera. Gusenga ni imbaraga mu maso y'abizera, ariko mu batizera si imbaraga, ahubwo icyo amasengesho yakoze nicyo bita imbaraga. Amen. Kuki Imana isubiza amasengesho y'abasenga? Nuko gusenga atari imbaraga ku batizera, kandi Imana ikeneye ko abatizera bamenye umumaro wo gusenga. Niyo mpamvu bo iyo babonye icyo amasengesho yakoze nicyo bita imbaraga. Tuvuge ngo amena cyane. Niyo mpamvu Imana nayo isubiza amasengesho kugira ngo abatizera, tuvuge ngo amena cyane. Imana idasubiza amasengesho twagira ubuhamya budafite ibihamya. Kandi isi ntishoborwa n'ubuhamya, isi ishoborwa n'ibihamya. Ubuhamya ni ugusonza, ibihamya ni ibiryo. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli avuga ngo nimwambuka Yorodani, kugira ngo nibababaza ibyabaye mubabwire icyabaye, mutoragura amabuye muyajyane rwose musozi. Abana banyu nibababaza nibababaza ati byagenze bite, babona Yorodani yuzuye, mubereke ibihamya, tuvuge ngo amena cyane, by'ubuhamya mwaciyemo. Kwambuka Yorodani ni ubuhamya. Donc Yorodani ubwabyo ni ubuhamya, ariko gusatukamo tukambuka ni ibihamya. Birakwiye rero kubona ibihamya mu izina rya Yesu. Tugomba kugira ibihamya. Amen. Ntago wabwira abantu bo kuri botike wikopeshaho ngo Imana ikiza inzara ucyanditse mu gakaye. Jamais. Ntago bibaho. Il faut que aneforia Imana ikora mu bubiko bwayo ikaguha kwishyura, bakagusiba mu gakaye, ugahaha ugakora stock. Uwo muntu yumubwiye ati Uwiteka akora imirimo arabyumva, kuko ibihamya birahari. Imana ibaha ibihamya mu izina rya Yesu. Ibyo mwaje gusengera ni ubuhamya, ibyo Imana iri bukora ni
ibihamya. Tuvuge ngo amina cyane. Amen. Kabiri, iyo turi gusengera hatuba beza, dupfa ikintu kimwe, dusengera mu kwizera tugategerereza mu gushidikanya. That's problem. Abantu benshi iyo tura we have faith, tuba dusengera mu kwizera. Oh God, you know we are here, dufite imbaraga zo kwizera. Ariko iyo dutegereje tukimura ibirindiro tugategerereza mu gushidikanya, icyama kwizera uri buvana ugusohokane mu izina rya Yesu. Ntuhindura ibirindiro ngo nuko isi hari iki kubajije udafite nona. Jya uyibwira icyo yaguhaye nawe. Tuvuge ngo amen cyane. Wimbwira ibyo hari ibyo nanjye yambwiye, uyisubize icyo yagukomeresheje. Haleluya. Ikindi, iyo dusenga ujye wirinda gusenga ushaka iby'Imana udashaka Imana. That's problem. Iyo usenga ushaka iby'Imana udashaka Imana, ubura byose nk'ingati imennye. Kuko Kristo nawe yaje agushaka. Iyo atari kukubona mu mugabane w'icyamuzanye, urafeyiringa. Tujye murimo muranyumva ariko tujye twereka Imana ko ariyo dushaka kuruta ibyo twaje kuyisaba. Tuvuge ngo amen cyane. Mu yandi magambo, ntiwizere ibyo yagusezeranije, wizere yagusezeranije. Witindana n'ibyo yavuze, tindana n'iyabivuze. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ariko Yesu arakora imirimo. Ndimo ndabyumva. Hari ikintu kigiye kuba mu izina rya Yesu. Kandi cyahereye kare. Hari umugambi mwiza Imana ifite. Munyemerere rero twiga ijambo ry'Imana, ubundi dufata umwanya wo gusenga. Kindi kandi mwibuke ko gusenga si byo asubiza, ahubwo asubiza intego yakuzanye. Kuko lendi yaba lendi turasenga tukagenda, no, niki cyagukuye mu rugo. Icyo cyagukuye mu rugo nicyo nacyo cyavanye Yesu kuza. Niba ntacyo ufite biri mu kajagari, shaka uburyo ubishyira ku murongo. Ntago hano twaje gutamporiza, twaje gushaka Imana. Ndagira mbabwira ibintu bitatu, imyuka itatu ikomeye niyo tugiye kuganiraho. Dushaka ko dufata umwanya wo gusenga cyane, ituma abantu bahera ku musozi bakabyitiranya n'ubushake bw'Imana. Hari imyuka itatu itera, ariyo dushaka gusenga ngo Imana idukureho uyu munsi, ituma abantu basenga ariko ntibabe mu by'Imana ivuze mu gihe bivuze. Urugero, ese ntimwibaza iyo Imana ivuze ngo ndabikoze ntimubibone ikiba cyabaye? Namwe murabyibaza? Reka mvugane n'abasenga. Hari umunsi se wari wasenga bavuga ngo ndirahiye ndabikoze ntibibe? None se biba byagenze ute? Aho niho nshaka kubasobanurira. Noneho kubarokore kugira twihesha amahoro, duhita ko tuvuga ngo buriya ni ko Imana ibishaka. Meno, iyo ivuze ngo ndabikoze, ibyo ivuze nibyo ibishaka. Hirya y'ibindi biri bube siko ibishaka. Tube tubyumva kimwe. Kuko Imana izi preza, izi fitire, ikamenya nejo, izi none ejo hahise nejo hazaza. Iyo ivuze rero ngo ndirahiye nduwiteka uyu mwaka ndakora rimwe kabiri gatatu, umwaka ugashira nta bibaye, ntacyo mutekereza. Rimwe na rimwe tukavuga ko abahanuzi bashobora kuba baravangiwe. Shaka rero kubakura muri confusion, mbabwire igituma Imana ishobora kuvuga ntube mu cy'Imana ivuze mu gihe yakivugiye.
Yesu ashimwe cyane. Kandi uyu munsi Imana idutereke mu cyo yavuze mu gihe cyacu. Tuvuge ngo amina cyane. Voilà. Kuki ni imyuka itatu abera bitiranya n'ubushake bw'Imana. Ariko mama, Imana ivuze ngo ndirahiye, uyu mwaka ngukuye mu bukode nguhaye aho kuba. Murankurikiye mwese? Hanyuma umwaka ugashira undi ukaza. Ese ntimwibaza ikiba cyabaye? Ese ni Imana ibeshye? Ni umuhanuzi wavangiwe? Ni ibinyoma? Ni amarangamutima? Ni igiki cyabaye gituma Imana ivuga ngo uyu mwaka, hanyuma umwaka ugashira ahubwo ushobora kuba uri kuva mu nzu y'ibihumbi 100 wakodeshaga uri gushakisha iya senkani kugira ngo urebe ko byapfa kuvamo? Ibyo bintu nibyo nshaka kubasobanurira. Ni imyuka itatu itera. Reka mbanza mabwira ikintu kimwe. Imana yacu niyo kwizerwa, ababyemera tuvuge ngo amena cyane. Icya kabiri ni nyakuri, kongere ngo amina cyane. Ishoboye bingahe byose, nticererwa, ntizinduka, ihora ku gihe. None kivuga igihe ntitube mu byivuze n'ukubera iki? Umwuka wa mbere nshaka kubasobanura, turajya tuwusoma no muri Bibiliya kugira wenda mutaza kunyumva nabi abakishijwe kera. Bawita umwuka w'ubukererwe, spirit of delay. Satani ntafite ububasha bwo gukuraho icyo Imana yavuze, ariko afite capacity yo kugukerereza. Ndabisoma muraza kubyumva. Ntagashobora icyo impamvu Imana igumya ibisubiramo no mu wundi mwaka kandi yari yavuze uyu, nuko isezerano ryayo ntirikuka. Ubukererwe, Satani ateza ubukererwe. Imana ikavuga gushaka ugakererwa, agashaka uburyo gukerereza, spirit of delay. Ugashaka ukererewe, ukabyara ukererewe, ibyo kurya bikaboneka bikererewe, mitiwere ni ubukererwe, ibintu byose ugasanga harimo. N'umwuka mubi cyane. Gukererwa. Imana idukureho uyu mwuka mu izina rya Yesu. Nimba hari ikintu yavuze kuri wowe uyu mwaka, ugisohorezwe mu izina rya Yesu. Ibintu byose byagukerereza, Imana ibikureho mu izina rya Yesu. So, kugira mu nyumve comme professeur, ndagira ndebe, ngwino hano, ngwino nawe, hagarara hariya, reba gatoya, nawe hagarara. Umuyobozi hariya hiriya. Njyewe gahunda yanjye niyo kuza k'uyu muntu. So ndi kuza nturutse hano, mva mu rugo, sinigeze planinga cyangwa shira muri gahunda yo guhura n'aba bantu, ariko tugiye guhura nabo ntago nigeze mbateganya. Turahuye. Yo muraho. Yesu ashimwe cyane. Yesu we murakomeye se? Korari se biragenda? Cyameruga byabihe muraca. Iyi minota ndi kumara ha yose sinigeze mva mu rugo nayibaza. Murabibona neza? Nkaba ngiye mu rugo, abana se baraho, imibereho simeze gute? Yewe natwe turaho. Hari igihe nimbona kanya nzanyaruka ku wa mbere mbasure. Baye. Iyi minota yose mazaha navuye mu rugo ntayipanze, ariko ndayikererewe ku gihe nari bugerera aho ngomba kugera. Mwakumvisha ko kandi iyicarire nkaba ndirukanse
ngeze umuhanzi yewe we yo si wowe waturirimba indirimbo Morodekayi amakuru muri iyi minsi ariko sari indirimbo cyaje waturirimbe neza wa harya witwa nde Morodekayi ubarizwa ko he mudugudu se ibi byose navuye mu rugo nta na kimwe na pansi ariko mbisanze mu nzira iyi minota yose ndi kwikererwa uzasuze ugiye utampaye akanimero kawe ngo natwe ku Ruyenzi tuzagutumire harya ugiye gufata nimero ariko uyimpe ya nyayo n'ubundi uyimpe 078 18 23 825 nta nabonye ufite amavuta kabisa ndayibonye iri kuguhamagara ni yanjye iyi ni minota yose ntayo na panze I'm delaying bye yes aguha umugisha amavuta mbabarira mpageze nkererewe rimwe na rimwe sinabasha no gusobanurira aho naringiye cyankerereje kuko ntibyaye biri muri program zanjye ntikina Vatican ikinasobanutse ni nayo mpamvu bacitiranya ahari n'ubushake bw'Imana tihangane rwose tinarinzi ko ngugeraho kara ariko nyine yewe bimeze bitese ati ni sawa urumva aha niho narishaka kugera ariko simpagereye igihe uku niko Satani ateza roadblock akaboroka inzira zacu akajya agenda dutega ibintu bidasobanutse Mana isi nishirwe bidasobanutse tukabicerererwamo ntidusobanukirwe neza aho tugiye ariko ibiducerereza byose bikurwa mu izina rya Yesu uyu munsi tugomba kwinjira muri destiny yacu ni nayo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije mukwiye kuhava tuvuge ngo amina cyane iyo Gehazi aza gukoresha time neza Gehazi aba yarazuye wa mwana ariko yacererewe mu nzira reka dusome ijambo kugira mu byumve Yosuwa uyu mwuka ukurwaho mu izina rya Yesu Yosuwa 14 umurongo wa 6 page 220 dusome haravuga ngo abayuda bahera ko basanga Yosuwa igirugari Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho nge nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi Baruneya yego yego Mose ntakiriho ashobora kuba umuhanuzi nge ashobora kuba mwarimu ashobora kuba n'ahandi wasenge bigaca mu muntu w'Imana nawe aho hawe wari uri tuhiti Kadeshi Imana ikavuga ngo nimugera muri gakondo na Kalebu uzamuhe gakondo yego nicyo Imana yari yavuze icyo gihe Mose yego aho nibabika ko kantu turi Kadeshi Baruneya yambwiye ko nitugerayo nzahabwa gakondo nari mfite imyaka 40 ingahe 40 twebwe ka saving hita kusimbuka usome 13 Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha
Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha amuha Heburoni ngo ibe gakondo. Siko hepfo handitse? Kuki yabanje kumuha umugisha? Trebye. Kalebu yagiye kurekarama gakondo, ariko Yosuwa abona ko Kalebu adacennye gakondo gusa, ahubwo akeneye ubuzima bw'umugisha. Tuvuge ngo amena cyane. Abanza kumukura mu buzima bw'amahirwe, amuha ubuzima bw'umugisha. Tuvuge ngo amina cyane. Imana ikura ubuzima bwawe mu mahirwe ibushire mu mugisha. Chance, amahirwe ni ikintu cyaremewe abantu bose, ariko umugisha uri specific, ni umwihariko w'abantu batindanye nayo ikadesha. Imana ifashe mu nyumve. Tuvuge ngo amina cyane. Imana idukure mu buzima bw'amahirwe itwinjize mu buzima bw'iki bw'umugisha. Imana ibona ko Kalebu adacennye gakondo gusa, ahubwo akeneye umugisha. Yari ari mu buzima rusange bw'amahirwe. Kandi ubuzima bw'amahirwe, nge nshobora kuguha amahirwe nkaguha akazi, unsimbuye nawe akagukuramo agaha amahirwe mugenzi we. Ariko never le bonne side, nta muntu ujya usunika umugisha. Reka mbabwire, n'abantu bafite akazi k'amahirwe turagahindura umugisha mu izina rya Yesu. Ni ukuri, amahirwe barayaroga, amahirwe barayarwanya bigakunda, ariko umugisha tuvuge ngo amina cyane. Iyo ari umugisha, iyo duteranye hano bakakugambanira, irazi ikavuga ngo mwana wanjye bateranye, ariko sinjye wabateranije. Umugisha uri protected, urinzwe n'iyawuvuze. Munyikirize cyane ngo amina cyane. Twakiriye umugisha w'Imana mu izina Yesu. Abana bacu bave mu buzima bw'amahirwe binjira mu buzima bw'iki bw'umugisha. Ibyo dutunze byose byinjira mu buzima bw'iki bw'umugisha. Tuvuge ngo amina cyane. Iyo turi mu buzima blessing, iyo baduteye ihita kivuga ati bateye baciye mu nzira imwe, bareke barambona. Abari mu buzima bw'umugisha iyo batewe, y'ubwahita kivuga ati tuzi urugamba si urwawe, levo enedrai menias n'urwanye. Ikintu cya mbere Kalebu yari akennye, yari akwiye gukurwa mu rungabangabo akava mu mahirwe akajya mu mugisha. Tuvuge ngo amena cyane. Iyi Kigali mureke tuyibemo mu buryo bw'umugisha. Blessing. Arangije amwemerera gakondo. Ahitwa nguki? Heburoni, ahamuha gakondo. Yabanje kumuha umugisha, hanyuma amuha gakondo. 15, 13. Shaka kubasobanurira ubukererwa icyo ari cyo. Ni gute umuntu akererwa kandi asenga, ntabe mu cy'Imana yavuze. Uyu mugabo yibutse ko yakererewe agize 85. Yakererewe imyaka 45. Aba hafi ya gakondo ataba muri gakondo. Please, abiga Bibiliya mu nyumve kandi abibabwira nanjye nk'umuntu usoma. Nta hantu Kalebu yigeze atongana na Yosuwa ngo nibura babe baragiranye agakomfuri, nibagerayo yisubire amwime gakondo. Ntaho. Mureke mbabaze, Kalebu yari he muri 45 yose? Yari nkaho uri none. Yari hehe ko yamaze yibutse agize 85. Yari 40 Imana ivugana nawe, bagera aho bakagombye kugera harengaho indi myaka 45
uyu mugabo yabaga he, yaryaga iki, yariraga he. Ndashaka kuvuga aya mazina atatu nyabasobanuriye yari ari mu mugisha wa Karebu, nyahuze n'ibyamukerereje ndayabasobanurira. Yosuwa aho ngaho 15:13 mbasobanurira aya mazina. dusome. Nuko Karebu mwene Yefune Yosuwa amuha gakondo muri bene Yuda nk'uko Uwiteka yamutegetse, amuha Kiriyataruba. Arubu ni mwene se wa Anaki, niho hitwa Heburoni. Maze Karebu yirukanamo bene Anaki batatu. Sawa. Izina rya mbere ni iryitwa Sheshayi. Ahimani. Undi yitwa Tarumayi. Bene Anaki. Aba nibo bari muri gakondo yande ya Karebu. Sheshayi, Ahimani, Tarumayi. Ahimani bisobanura iki? Bisobanura confusion, igihirahiro, urujijo. Donc yageze Kanani, uyu mwuka wo kumukerereza umuteza urujijo. Urujijo ni iki? Urujijo ye rwakugezeho, Imana ishobora kuguha 300,000 umuntu yaguhaye igira ngo utangire akantu gatoya, ugafatwa n'uyu mwuka akagushirira mu ntoki. Abaje gusenga reka mvugane nabo. Uyu mwuka uturekure mu izina rya Yesu. Donc igishoro kikagushirira mu ntoki, yewe utanaguzemo. Yesu we, unakula ugali na kasombe na chinono unamaliza, na kalanga na viazi na. Donc urakira kugira ngo winjire mu cy'Imana yavuze, hanyuma hakaza uyu mwuka w'uyu muhungu wa Anaki witwa Sheshayi akagushira muri confusion, mu gihirahiro, ugashiduka icyo wakiriye gishiriye mu ntoki zawe. Hanyuma tugategereza, kandi hari step Imana yarangije, tugaterwa. Ariko kubera ko ari umutunzi w'imbabazi, ikavuga ngo nzakuremera nandi mahirwe. Ariyo mpamvu wumva yongeye kuvuga ngo nzagukura mu bushomeri. Ibi bivuga kuko nta kundi yakugenza, nta kundi kuntu yakugenza. Ariko uyu Sheshayi yateje Karebu umwuka w'igihirahiro, mbese ikiri ingenzi kuri we ntakibone nk'ingenzi. Ahera muri yo spirit, umwaka umushiriraho nduraza, yagira ngo yibuke icy'ingenzi bikanga neza. Ariko uyu mwuka ikintu cyose Satani ashira imbere zacu ngo kiducerereze, ntitube muri gakondo twabwiwe turi Kadeshi y'Ibaruneye. Imana igikureho mu izina rya Yesu. Mumfashe tugiye gusenga Imana. Uwo ni umuhungu wa mbere, igihirahiro. Tugeze kuri Ahimani. Tuvuze nde? Sheshayi. Tugeze kuri Ahimani. Bisobanura ignorance,
kwirengagiza urujijo bujiji tanga to ignore mureke mbishire mu kinyarwanda cyacu to ignore wena ngwino ni nko kutesha agaciro nko kwirengagiza reka nkwereke nk'uyu mugabo. Uyu mugabo Imana iramubwiye ngo nzamuhamaga, irakubwiye ati hari telefone y'umugisha ugiye kwitaba. Murimo murakurikiye neza? Imana sikimubwiye. Umva, Uwiteka arambye ngo hari telefone y'umugisha ugiye kwitaba. Vuga ngo amen. Amen. Aha. Noneho Imana ihita itegura umuntu ugomba kumuhamagara. Kuki none hatayibona? Aha. Hari igihe aba ari umumama Imana yari ibicishijemo akajya gufata nka telefone umwana agahita akarira. Akaba ati nzaba nguhama. They ignore you. Cyangwa mu gikoni hehe. Cyangwa se nkaba nibereye muri ofisi nkumva nkozweho no kuguhamagara ngo nguheshe umugisha. Cyangwa se nkaba ndi muri business yanjye nkumva nkozweho no kuguhamagara ngo nguheshe umugisha. Nkumva naguhamagara najya kuguhamagara hagahita kuhaza ikintu gituma ndambika telefone hasi. Nuko ya matelefone mutegereje byagenze. Mwatewe n'uyu muhungu wa Anaki. Ni nk'uburiganya. Cyangwa se reka mbereke inama ikaba Imana imaze imizi ivuga ngo ndaguhaye promotion nduwiteka twakinyabye ahantu twagusengera ati promotion. Imana ikavuga promotion. So inama yaba bagera ku izina ryawe runaka twakawe ariko mureke tumushyire ejo bundi tureke tuzamupromotinge mu wundi mwaka. Next urariganijwe barakwignorinze barasa n'abakwirengagije kandi ku buryo butari bukwiriye. Akaba ariyo mpamvu uvuga se ko Imana imbwira promotion kubera icyo abandi bapromotingwa ngewe ngasigara ndaho ngaho gusa. N'uyu muhungu kugira ngo aduteze gukererwa. Ibintu byose biri muri gakondo yacu byadukerereza Imana ibikuraho mu izina Yesu. Imana ibikuraho mu izina Yesu. Uyu munsi winjire muri gakondo yawe. Niba tukiri kumwe tuvuge ngo amina cyane. Uyu mwuka w'ubukererwa utuveho. Aya mazina ave ku buzima bwacu. Ese ntimwibaza impamvu muba muri i Kigali mutuye hano SEGEEM mugenda haza Kimihurura mukarota muri iwanyu mu mishiki? Muri kwirukanka muri kurya ibijumba bidahashye. Kandi abahanga mu nzozi umva mwarimu abahanga mu nzozi mu buryo psychologique bavuga ko umuntu arota 90% ibihwanye n'ubuzima abamo buri munsi. None wowe buri majoro yose uyarari wanyu kubera iki? Kandi atari huba wirirwa ubona vewiti kwirirwa ubona ibintu bihenze byiza ugatemberera Matewusi ariko ukarota uri mu mishige pfiyo za Kirehe. Ndaje nabyo mbibasobanurire. Ariko uyu munsi twagenderewe n'Imana kugira ngo idukorere deliverance idukuraho izi imbaraga mu izina Yesu. Uyu munsi tugomba gukandagiza ikirenge muri gakondo zacu. Heburoni tugomba kuyiraramo. We have to rebuke this spirit. Telefone zose Imana yavuze ko zigomba kuduhamagara zikaduhesha umugisha. Uhereye none muzakire mu izina Yesu. Twirukanye Turumayi, twirukanye Shashayi mu izina Yesu, mu izina Yesu. Heburoni Imana yayivuze turi Kadeshi y'Ibaruneya. Bivuga ko
izaba iyacu. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusenga, munyemere duhamagara Imana. Haleluya. Ndaje mbasobanurira impamvu murarayo kandi muri Kigali. Irindi zina ni irihe? Tarima ibisobanura ngo si ibyanjye. That is not belongs to me. It is not mine. Donc ni kubyara bisobanura niko uwo muntu yari muri gakoro. Donc si ibyanjye ibingi. Sinakirirwa njyayo. Ntago ari ibyanjye. Karakazi se wagakora eko gahabwa bene abafite bene wabo. Sakanje. Ko gahabwa ababajugunyamo. Sakanje. Ewe sinakirirwa nana depose. Oya si ibyanjye. Ninde se wigeze acuruza kino gihe? Eka si ibyanjye. Iby'iki gihe se maye. Iby'iki gihe se maye si ibyanjye. Imyuka Itatu yabaga muri gakondo ya Kareba. Bivuga ngo yacaga Heburone. Sahanjye. Ariko nagira ngo mbatangarize ko Heburoni ni iyacu mu izina Yesu. Niyo mpamvu Imana yivugiye Kadeshi y'Ibaruneya iravuga ngo nituhagera bazayiduhe. Tuvenga amina cyane. Satani abyumve, Heburoni ni iyande, ni iyacu. Ni yanjye. Mirongo 85 irashira. Achererewe 45 ibi y'ubukererwe. Iyo ukererewe sinyitayeho, ariko uyu munsi ikintu cyose kiri mu nzira yawe ureba n'icyo utareba cyatuma utageraho Imana yagombye kuvuga kugera gikurweho mu izina Yesu. Uyu mwuka w'ubukererwe utumazeho imyaka uve ku buzima bwacu mu izina Yesu. Turahagurutse nka Karebu, turahagurutse nka Karebu. Karebu aravuga ngo ni ukuri ndahagurutse, imbaraga ndacyazifite, ngomba guhindura gakondo yanjye. Ababyumva tuvuga amina cyane. Imbaraga turacyazifite, kuba tukibasha gusenga turacyafite imbaraga, kurwana twarwana tuvuga amena cyane. Tugomba kwirukana Sheshayi, tugomba kwirukana Himani, tugomba kwirukana Tarumayi muri gakondo yacu. Tugomba kugira icyo tuzaraga abana bacu. Tugomba gupfa nta murage dusize. Tuvuga ngo amina cyane. Gucererwa, mwuka w'ubukererwa. Mwuka wa kabiri bawita stagnation spirit, umwuka uguheza ahantu hamwe. Abahanga mu ndimi uyu mwuka baravuga ngo ni umwuka ugutegeka ngo none ejo hawe hahise habe heza kuruta none. Iteka ryawe ejo hawe hahise hakaba hapfa kuruta. Ntago banyumvishe. Abera b'Imana murimo muranyumva? No, stagnation power cyangwa stagnation spirit, umwuka uguheza ahantu hamwe. Donc ubumeze nk'amazi y'idamu atamuvinga. Donc uko wari uri 2010 n'uyu munsi akaba ari kuri umva. Uko waryaga nuko, uko wambaraga nuko, ikintu ufite gikomeye nuko ugihumeka nyine uw'abazima, kandi uwo mwuka twese tuwushimira Imana. Wowe n'abatizera baramutse bahumeka uw'abazima setu. Nta tandukaniro. Mwuka ukugumisha ahantu hamwe. Nidusoma ijambo ry'Imana turasanga uyu mwuka wigeze ufata umuntu wari umaze ku kidendezi imyaka 38 ari stagnant
power zimugumisha aho ngaho. Abakamufashije barahamusiga arahaguma, power stagnant, ukaguma ahantu hamwe. N'abandi bakagufashije kugira umuvinge winjire mu masezerano, nabo bakagusigaho. Bibiri bango iyo yageragezaga amazi yihindurije ngo yihine yijugunyemo, ngo yasangaga abandi bamutanzemo. Donc ikintu cyose ugiye kujyamo uzi ko ifite uyu mwuka, ujya gukodesha n'ahantu, wamara kuhagera wabwira nyiri inzu ngo ejo nzazana amafaranga, mu gitondo akaguhamagara ngo baraye banyishyuye. Stagnant, kuba ahantu hamwe, ubuzima bumwe, imirire imwe, imyambarire imwe, imibereho imwe. Niyo ureba uyu mwuka ukuntu uteye ubwoba, niyo ngo iyo amazi yihindurizaga ngajyemo yasangaga bamutanzemo. Hari n'igihe uba ugira amahirwe ugahembwa, ariko udufaranga uhembwe ukajya kumva telefone irahamagaye, itariki yo guhemba igihembwe, ngo mama wawe ngo inkira mwishe, senkana akabavuye hura yohereje. Hakaboneka impamvu runaka ituma utagira progress mu buzima bwawe. Hanyuma izo mpamvu nizo twita ngo niko Imana yabishatse, ngo buriya niko yatugerageje. Hoya, ni imyuka ikurwanya. Uyu mwuka utuma utinjira mu masezerano, utuma wizengurukaho, ukurwaho mu izina rya Yesu. Yesu akunyureho, Yesu akunyureho uyu munsi avugana nawe. Ikorera uburiri bwawe utahe igihe umaze uryama. It's over. Time is over. Kirahagije, dukwiye gucyamuka. N'Imana yamaze ireba Abisirayeli igihe bamaze mu buretwa, ifata decision abanga ubu buzima bakwiye kubuvamo bakajya mu bundi. Tuvuge ngo amen cyane. Yesu akunyureho mu izina rya Yesu. Yesu nakunyureho mu izina rya Yesu. Uyu munsi utahe wikoreye uburiri bwawe, ibintu byose ubitahane. Tuvuge ngo amina cyane. Karitsiye babone hari impinduka yabaye ku buzima bwawe. Uyu munsi Imana itange kumuvinga winjira muri gakondo yawe. Mwuka utuma duhera ahantu hamwe kuva ku wa mbere umwaka ukadushiriraho. Ubundi hari imyaka itari yo gusengera ibyo kurya. Kuri ni ikibazo. Wenda muraza kundeba nabi abakijijwe cyane bavuga ati buriya ntago uzi kugeragezwa icyo ari cyo, ariko ni ukuri pe. Imyaka yacu ntago yagakwiye kuba nge Peter nsengera inkweto n'umwana wanjye asengera inkweto. Wenda mufite uko mwemera, ariko mumfasha ngize ukuri ngasengera inkweto ndi umuntu w'umugabo, kugira mbone inkweto ngasenga menshi cyane. Ubwo buzima mubwumva muti? None se sibyo umwana we arasengera iki? Noneho umwana na se na nyina mwese mugiye gusengera inkweto. Wenda nimba munezerera ubwo buzima mububemo, ariko twe turimutse mu izina rya Yesu. Igihe tumaze hano kigize gute? Kirahagije. Igihe turyamye hano kirahagije. Amazi yihinduriza badutangamo. Imana iravuze ngo tumuvinge tuve ku musozi twerekeza ahandi. Igihe tumaze nebone sai ku musozi, kandi igihe maze ku musozi w'ubushome kirahagije ngo nyamuke. Iyo warose uririye epfo, urepfo mu gishanga warize, bafata diplome yawe bakayikonvatinga to bakayisanisha niyo waraye. Wayidepoza muri banke warize comptabilité,
banke yayireba ikayibona nk'ibijumba bidahasi, barayikonvatinga mu isi y'umwuka. Abo bayambika ishusho isa n'iy'ibijumba, kandi rwose bakereye umuntu uri qualified, ugasanga banafasha umuntu udafite CV nk'iyawe. Twebwe tukavuga ati buriya niko Imana yabishatse, aha nikarakanye. Reka da, hari indi ishaka ko tuguma ahantu hamwe, ariko tugiye kurwana intambara yo mu mwuka mu izina Yesu. Uyu munsi ugomba gushingura ikirenge ku butaka waruriho ukabutera ahandi hantu. Ababyemera tuvuge ngo amina cyane. Kandi twe n'abana bacu n'imiryango yacu tugomba kwinjira nayo. Njyewe ndizeye ko Imana yankura ahandi ikanshyira ahandi. Stagnation, kuba ahantu hamwe. Kandi iyo utinze ahantu hamwe igihe kinini, Munyarwanda aravuze kera ngo urushize kera ruhinyuza intwari, utera ujya inyuma ho kujya imbere. Imbaraga zikujyana imbere zirashira, ugasigara ugenda ujya inyuma. Ariho hahandi navuze ngo inzu y'ijana isigara ikunanira, ugatera ujya mu ya senkani trandi. Kandi biravuga ngo tuzava mu bwiza tujya. Ijambo ry'ukuri ni irihe? Ariko mu izina rya Yesu, umwuka udukerereza n'umwuka utuma tuba ku musozi tukaba ahantu hamwe ubuzima budahinduka, mu izina rya Yesu ukurweho. Aka kanya mwakira ibitekerezo bibinjiza muri gakondo zanyu. Tuvuge ngo amina cyane. Mwizere Imana. Yesu aracyahari, Yesu aracyakora, afite ububasha n'ubushobozi. Kandi uri bwizere uyu munsi arabona Imana. Amara 38 ngo bajyamo wagasigara ari stagnant, power zimugumisha ahantu hamwe adashobora kuhava. Hari ibintu abantu bishimira ngo yo ngo wabyaye umwana, ngo uyu mwana wawe arasa ngo na nyirasenge ngo wake. Uzi umuntu bari kuvuga ngo usa nawe, uzi icyo bita power of image, imbaraga z'ishusho. Mutekereza iki Imana kuvuga ngo naremye umuntu mu ishusho yanjye? Imbaraga z'ishusho ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu uri kwirata ngo murasa ntiyigeze atunga igiceri cy'icumi. Umuntu uri kwirata ngo murasa yariye ubugoro. Umuntu uri kwirata ngo murasa. Imana idukiza ayo masura ni n'izina Yesu. Twe turi abana b'Imana, iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe bisha. Iyo bakwaturiraho ngusa nawe ugeraho na vie financière na vie physique mugasa mu buzima bwose. Power of image. Kamera yikagufata wewe ngarakara ngo nkanko wiwe ngo barakara kimwe ngo n'umujinya n'umwe neza. Aha, uwo bavuga ngo murasa yapfuye yiyahuye. Uwo bavuga ngo murasa ni mateka cyafite mwiyambura amasura. Ubu ndabizi mushobora kunyumva na, ariko mutekereze impamvu Imana yavuze ngo ndemu umuntu ase natwe. Nuko imbaraga z'ishusho zikomeye cyane. None se urumva wa progressinga gute? Imana iravuga kugenda ngo wurire indege ugenda ucuruza ijya Dubai, ugasa n'umuntu utarigeze ukandagira kuri kaburimbo. The power zirapezanya. Ibi mwisi y'ibifatika ntago wanyumva, ariko mwisi y'umwuka hari ikintu ndimo nkubwira. Nujya muri human intellectual mu buzima busanzwe ntunyumva, uraza no kugira ngo ndi kuvuga ibintu ushiremo za logique ziri ntazi, ariko unyumve neza. Image ni ikintu gikomeye cyane. Ujye ureba umwana wawe bavuga ngo asa n'uwo muntu, ujye ureba asa nande. Uwo muntu kariteze nizihe, karakitaze nizihe, yageze kuki, yubatse ubuzima bwate kugira ngo
power of image nifata uwo muntu nibura bibe biri related. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ntago turema umuntu ase na Mikayeli wapi, turema umuntu ase na Gaburiyeli wapi, turema umuntu ase na Anje Mikayeli wapi, turema umuntu ase natwe. Imbaraga z'ishusho ni ikintu gikomeye cyane. Twitandukanije n'imbaraga z'iyopfo mu izina rya Yesu, haba mu nzozi haba mu bitekerezo, tuvuyeyo mu izina rya Yesu. Abari muri Kristo Yesu turi ibyaremwe bishya, bya kera n'ibishire bive ku buzima bwacu. Abo tukirimwe tuvengamina cyane. Ugomba gushingura ikirenge cyawe ukagitera ahantu. Ubuzima bwo kuba mu bintu bimwe aho ya doda umwaka menu, kandi Imana ikavuga ko uzarya ukagaburira n'abandi. None se kuki tutinjira muri iyo blessing? Kuki uwo mugisha tutawinjiramo? Ariko uyu munsi ni none. Karebu, ndavugana na Karebu. Karebu uyu munsi ni none. Karebu nahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Karebu nahabwe Heburoni mu izina rya Yesu. Igihe kirageze ngo Karebu ature. Twirukanyemo Sheshaya, Himani, Turumayi. Twirukanyemo imbaraga zitudindiza tukaba mu buzima bumwe mu izina rya Yesu. Kandi impamvu twitandukanije nabyo mu nyumvere, reason ya mbere, hari n'igihe bari abantu baba baratanze ibitambo hanyuma wowe ukajya wishyura ibyo bakoze. Je vais vous donner un exemple. Nari kumwe na mugenzi wanjye w'umuvuga butumwa, umuntu wo hanze amwoherereza amafaranga 300,000. Arampamagara arambye ati duhurire Nyabugogo mbanze nkugurira agafana. Ndagenda tujya kuyeretira kuri Western Union, turayavunjisha mu manyarwanda. Tugera Nyabugogo arebye mu gikapara yabura. Turibaza amafaranga agiye. Tureba igihe bamukoreye turaheba. Arababara kandi yarafite utudeni agomba kwishyura inzu yabibaze. Twabaze ko tugomba kuryamo 5,000 gusa kugira ngo tubone nk'inshuti. Twabibaze neza yabibaze nk'inshuti. Hanyuma Imana iratubwira ngo dore kuri we batanze igitambo ko buri mwaka agomba kujya yishyura inka. Kubera ko ari Kigali nta nka afite, bagomba gukonvatinga bakishyura mu byo utunze, mu byo ubona hafi aho. Ibi kubarokore bakijijwe kera ntagashaka kunywa, bashaka kuvuga ngo none se ngo Yesu yaba yaraje kumara iki? Reka nkubwire rero, Yesu yaraje, ikintu yaje gukuraho ni ibyaha no guhishukirwa k'ibi bishobora kukubaho tugasenga bikakuvaho. Ariko se reka nkubaze, dupimye amaraso yawe twasanga DNA zawe n'iza mama wawe birasa. Biologically muri bamwe, spiritually niho mutari bamwe, ariko muri vie biologique muri bamwe. Ibyo nubihakana ndabigusobanurira. Mu buryo bw'ubuzima muri bamwe, turi bamwe na bene data tuvukana, turi bamwe na mama. Ibyo sinabyikuraho, mu maraso birimo. Ndayafite amaraso ya Sengumuremyi Damiyani, ndayafite muri jewe. Aho tudahuriye ni mu isi y'umwuka, kuko ngewe n'ababariwe ibyaha n'ibicumuro. Aho niho tudahuriye, ariko vie biologique y'ubuzima mfite amaraso ya Sengumuremyi Damiyani n'uwambaje Mariya Urere, rwose ndayafite, ari muri jewe. Nimba ubihakana urasanga, nimba uvuga koko wakijijwe cyane, urasanga hari karakteri ufite zisa n'izabene wanyu bafite kandi badakijijwe, kandi wowe zifite ukijijwe. Kuki uzifite? Ni ya maraso. Ariko n'ibitambo by'amaraso byose Yesu yongera bikuzeho, amaraso yavuye igorogota. Ayo maraso nayo duhuriyeho, ntago tuzajya twishyura ibyo tutariye mu izina rya
dusubizeho amaraso ya Yesu. Umwuka wa nyuma utuma abantu bahera ku musozi bawita territorial spirit. Umwuka w'ahantu w'agace, agace, umwuka w'ahantu, place. Iyi territorial spirit, uyu mwuka w'ahantu uzi ikintu usobanuye. Bibiliya ivuga ngo ntidukirana n'abantu b'inyama n'amaraso, dukirana n'abatware bafite ubushobozi, abategeka isi y'umwijima y'ahantu, ahantu, spirit of territory, mwuka w'ahantu. Mureke mbabwire uyu mwuka ukuntu ukomeye cyane. Uyu mwuka nimusoma muri Mariko 5 murasanga Yesu yambuka ajya mu gihugu cy'Abagadareni, umwana wari watewe na dayimoni. Hano hantu bari bafite control y'iyi territory, yabagamo abarozi bakomeye cyane, ari bo bari bararose uriya mwaka. Babwiye Yesu ngo nubwo ukijije uyu muntu turekera aha hantu, donc dukomeze dukontorora aho hantu. Hari igihe dutura ahantu Satani yarahadeployinze ingabo ziteza ubukene, icyo kirere iyo karitsiye ikabikontororwa n'ubukene, spirit of poverty. Uhageze wese akarwana n'iyo myuka yo gukena. Ibi ni wabyumva, ariko nagira unyumve neza. Iyo spirit of territory ni umwuka Satani yohereza ahantu, akajya muri territory, akajya ahantu nk'aha Gikondo, akavuga ngo noneho nkuko mu gisirikare bisanzwe badeploying abantu, baba deployinze bitewe n'icyo bagiye kuhakora. Hari igihe badeploying special force, hari igihe badeploying ingabo zisanzwe, hari igihe badeploying marine izo mu mazi, hari igihe badeploying ingabo zirwanira mu kirere bitewe n'aho hantu icyo bashaka. Na Satani nawe aradeployinga, adeployinga mw'isi y'umwuka, agadeployinga akavuga ngo iriya karitsiye ntimuzigera muyiteza ikindi, uburwayi ni mubwihorere, mugende mubateze gukena. Wayimukiramo, wacuruzaga bikagenda, guhera uwo munsi ukihagera. Ukimukira mw'iyo karitsiye bikanga neza, ukajya ugenda ubadeserere, usubira inyuma ukibaza ko bigenda, igishoro kigashira, abana bakarwara, dusigaye ukatuvuzamo, mbese kugeza igihe bakukuriye ku isoko, kuko icyo kirere kiri kontrole n'umwuka w'ubukene. Ariko turasenze naho dutuye, imyuka ihakorera yose itsindwe mu izina rya Yesu. Mariko 5 niho biri mu gihugu cy'Abagadareni. Hari umwana wari utewe na dayimoni, hahandi Yesu yavugaga ngo bamubaza ngo witwica urupfu rubi n'agashinyaguro, ngo basi dushyire mu mugana w'ingurube. Uzi kiriya kintu ni ukuvuga ngo ushobora kuhaba ukijijwe, ariko property zawe zikagibwamo n'izindi mbaraga. Mwana imfashe banyumve we, munyumve hano ariko muri kunyumva neza. Uzi ukuntu abadayimoni bamubwiye ngo witwica urupfu rubi n'agashinyaguro. Ufite capacity muri uwo muntu ntitwaturamo, kuko waje Yesu ahantu ari ntago abadayimoni bahatura. Muri twe turi insengero z'Uwiteka, dushobora kuba rwose turi insengero z'Uwiteka, ariko wibuke ko abadayimoni basabye ikindi kintu. Ntago bavuze ngo tugende gusa, baravuze tugomba kugira icyo twokipa, icyo tujyamo dushire muri izo ngurube. So why? Bibiliya ivuga ngo nta kindi gitangaza Yesu yakozaho, ngo ahubwo ngo bamwirukanye ngo nabavire mu gihugu, kuko ntibifuzaga ko iyo territoire bayitakaza. Ariko Bibiliya ivuga ngo uwo mwana Yesu yakijije, ngo Yesu aramubwira ngo genda uhera iwanyu idekapoli, ubabwira imbabazi nakugiriye, ubabwira uwagukishije. Tuvuge ngo amina cyane. Yesu yari yamaze kwimika pasitoro, ugomba gusiga yirukana ibyo bicaniro byose. Haleluya. Ndimo soza uyu mwuka w'ahantu, Imana iwutsinde mu izina rya Yesu. Hari n'igihe twimukira ahantu ugasanga ni umwuka uhadeployinze, ni uwo guteza abana kwigira ibirara.
ugasanga ukihagera abana bawe bose bashatse kuba Rihanna cyangwa Beyonce, ntawe umuzi bose bagashaka kuba Rihanna, bagatangira rwose buri wese akajya muri no sa man ni money etik ani mine sa ikiri man. Donc niyo ni imyuka ihari, murimo muraseka ariko mureke mbabwiza ukuri. Noneho ugatangira guhana ukavuga amagambo menshi, kandi icyurwana nacyo ntago ukizi. Uri muri teritwari ya deployinze mw'ingabo zitera abantu kubateza ibyo bintu. Imana idukiza umwuka w'ahantu hariho hose mu izina Yesu. Bibiliya yaravuze ngo aho tuzajya hose hazaba habaye hacu, aho tuzakandagiza ikirenge habaye hacu mu izina Yesu. Aho dutuye ntihahinduka umugisha mu izina Yesu. Ugasanga abana bahinduye comportement ariko mu buryo buri brutal bwihuse, kandi sabana babaye iki bikibaza ikintu bigenza, ugasenga ibanga niryo. Ahantu uri hari ingabo ziha deployings, tugomba kuzisenya mu izina Yesu. Kandi ikintu kirabikubwira, reba ikintu wahuye nacyo ahantu utuye kuruta ikindi. Ikintu gihora kiza buri gihe kigoye niyo shusho y'umwuka uri mu icyo kirere. Kandi impamvu we kitana kugize ngo kikurangize burundu nako gahe ko gusenga ukigira, naho ubundi uba wararangiye burundu. Hakaba n'igihe utura ahantu hara deployinze, bakavuga ngo mugende mutere hari ahantu muteze abagabo bose bahaba gutaha amajoro. Wahagera ukajya ushaka ikikunyuza mu mujyi nta mpamvu, sai mpaka uhagere bugere mu rugo saa nta mpamvu, kazerera nta mpamvu. Hanyuma abagore mugatangira habaye iki, mukarwana mu mubiri, kandi teritwari murimo irimo ingabo ziteza icyo kibazo. Hari naho ugera wahatura ukasanga hari umwuka wa divorce, nubwo ntago iyo myuka ibigaragara n'amaso. Abantu barinjira n'amamodoka yabo mu bipangu byabo, abaturanyi mukabona binjira, ariko ibiberamo imbere mu mazu yabo n'imibereho bafite bayikuganirije, nibwo wamenya koko aho hantu ko hari ikibazo. Mwuka wo muri teritwari wahagera rero ugasanga mugenzi wawe arahindutse, byagenze bite, ukabona comportement zirahindutse, imvugo irahindutse, mibereho irahindutse, uko mwaganiraga birahindutse, ukabona ibintu biri guhinduka ku muntu wawe, kumbi nawe siwe, hari imbaraga zamwatatse z'ahantu mwatuye. Ariko uyu munsi imbaraga zose zituma tutaba muri gakondo zacu tuguwe neza, Imana izikureho mu izina Yesu, mu izina Yesu. Tugiye gusenga Imana. Imyuka itatu igomba kuva ku buzima bwacu. Hari n'igihe ujya gukorera ahantu ukahasanga hari deployed umwuka udashobora gutuma wumvikana n'umukoresha n'umunsi n'umwe. Ukihagera akagufata, mu gitondo akagufata, umuntu ko ninde wakundoze wote aha, ugashaka ikintu mupfa ukakibura. Ariko Imana ibaza igihe tumaze ku musozi, ibona gihagije. Uruzerero rurashize, twinjiye Heburoni. Ababyizeye tuvuge ngo amena cyane. Hari imbaraga z'Imana, kandi mureke mabwire tugiye gusenga, mugiye kubona impinduka ku buzima bwanyu. Nibwo muramenya ko ijambo ry'Imana ari ukuri, ijambo ry'Imana ryera, nyirarya rizi kandi arishigikira. Tuvuge ngo amena cyane. Imana ni gufondera ka business ahantu, jya uhagera ubanza urwane n'imbaraga zihari. Banza uvuge ngo iki kirere sinzi imbaraga ziha deployings, ariko mpinjiranye n'amaraso ya Yesu. Mbere yo gupanga utubati,
banza upange kurwana n'iyo si. Yesu ashimwe cyane. Imana niguha opportunity, ikaguha umugisha wo kuba ahantu ukihagera uvuga ati mwana sinzi iki kirere abagikoreramo, ndabona baseka, ndabona baganira, ndabona banyakiriye neza, ariko sinzi imbaraga zikontorora ahantu, ariko izo ari zo zose ndazitsinda. Ndi umwana w'Imana, narabatuwe, narahamagawe, narejejwe mu izina rya Yesu. Ndi umutsinzi no kurushaho, ndi umunyamugisha, ntabwo ndi umunyamahirwe. Tuvuge amina cyane. Uru rugo ni urwanjye, ni urwanjye. Urwaturiho kari urwawe. Uvuga uburyo wavuganye na Yesu Kadeshi Baruneya ikaruguha. Bwira Uwiteka ati kirere cyabasha guhangara aho ntuye gitsirwa mu izina rya Yesu. Mwaguruke dusenge. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha byanjye byinshi, atumanera. Yanyishuriye yanyishuriye yo zabanja n'iminyago nyishiki ize. Yanyishuriye ya myenda yose, mana we yambabariye byanjye byinshi, uko wafashaga basogokuruza, natwe nikuza dufasha nyakirime. Natwe mwami, natwe nikuza dufasha nyakirime. Imisozi itararema, isi itararema, uhereye kera kose uruko waho. Uhereye kera kose uruko waho. Imyaka ijyana iby'iyisi, imyaka ijyana iby'iyisi, amazi ahurura, mana we bikibagirana vuba. Inzozi z'umuntu bikibagirana, inzozi z'umuntu. Uwiteka umucamanza yambonye amaraso, ntancira urubanza rubi, anyitukira ruba. Mpamya yuko izina riri ubwagira amazi amubwira. Mpamya yuko
reconnaissance le faille gré breka mbabwire turimo dusenga turirimba murabona ibintu kera kuna ababyeyi bakenyezaga imyeko ya kera nabonaga imyeko ya kera iva ku bantu bagahabwa imikandara numva ijwi rimbwira ngo hari ibintu bya kera birangiye ku buzima bwacu hari ubuzima bubaye expired ku buzima hari ubuzima turangije kandi ibyo bintu birangiye kuri wowe birangiye ku bana bawe birangiye ku mugabo wawe birangiye ku muryango wawe yewe Karebu we uyu munsi turakandagira Heburoni tugiye gusenga Imana isumba byose tugiye gusenga Imana isumba byose la trevore sakire bonne sans faille niki cyagucerereje le très bonne sa nimbari n'ibyaha byagucerereje Imana ibikubabarire ari kuve kuri uwo musozi nibihe bihe byagucerereje njewe ndimo ndabona n'ukuri imyambaro iva ku bantu bakambara indi myambaro hari ibindi bihe Imana itanze hari favor y'Imana imanutse muri aya materaniro hari favor y'Imana hari favor y'Imana hari favor y'Imana hari ukundi kugirirwa neza n'Imana hari ikintu Imana yumvishe urakoze ma urakoze ma urakoze ma urakoze ma Bibiliya bango hamagara noneho hari uwakumva Yesu agutegeye amatwi muri uyu mugoroba hari ibintu Imana iri kurangiza tutazongera guhura nabyo igihe tumaze ku musozi kirahagije amagambo bavuze arahagije imibereho twagize irahagije tuzahura n'ibindi by'intambara turwana nabyo ariko hari igisuzugurira Imana ikwambushe ntago bisobanuye ko impambara zishize mu buzima bwacu ariko nibura hari ikintu dukuweho hari n'ahandi Imana idusingirije kandi nagira mbabwire ngo Uwiteka arimo arasubiza amasengesho y'abantu bara hari abantu Imana yibutse hari abantu Imana yibutse kubona mbona umuntu w'umwana wabyawe agatabwa hanyuma ngiye kubona mbona baramutoraguye mbona ikiganza cyera kizanye bibero kiramuhaye harimo amata aranywa arakura numva ijwi rimbwira ngo uko ubonye yatawe nkaba mushakiye ikimubeshaho ngo nibwo buntu ngiriye abantu bari mu iteraniro hari ibintu Imana